amakuru mashya kuri Adama Bakayoko, impamvu iri gutuma adakina muri iyi minsi ngiye kuba nayigarukaho cyane kuko irakomeye. Hari umukobwa umumereye nabi cyane abakunzi ba Rayon Sports, ndashaka kubabwira inkuru ikomeye cyane. Ikindi namenye nuko ashaka kuba yarateye n'inda mw'abantu mwe. Adama Bakayoko ntago bimeze neza cyane, ngira ngo no gusimbwa nabyo muri iyi minsi ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko Adama Bakayoko nyine nyuma yuko yagiye kwikodeshereza, ndababwira operation ko byagenze. Adama Bakayoko ubu ngubu basigaye yikodeshereza, niyo atangira ibintu bitari byiza. Mu minsi mu mwaka ushize yari umwana wabonaga ko ari discipline kabisa, ubona ko ari umwana uri ku murongo utajya mu bintu by'abakobwa, ariko nyuma yuko yagiye kwikodeshereza niho byabaye bibi cyane. So bigarukaho cyane, ariko si uyu nguyu gusa, asana na Innocent nawe rwose nyuma yo gutera ivi ubu ngubu rwose nawe ubujya ameze rwose ntago ashobora gutanga umusaruro muri ekipe ya Rayon Sports. Ngira ngo mu minsi yashize rwose yabishize hanze, we n'umukunzi aramwerekana. Ariko ikindi ndagarukaho ku mutoza Haruna Feruzi nawe, icyo wamenya ndaza kubigarukaho nuko Haruna Feruzi hari imikino bamugeneye kugira ngo ayitoze barebe nimba ashobora kugeza mu kwezi kwa mbere. Ndaza kuyigarukaho. Birashoboka ko umutoza mushya wenda bitewe n'ibiri muri equipe ya Sport ibintu biri kugenda bicaracara n'ibiki murabizi cyane, amaudio ibiki murabizi cyane. Uyu mutoza rero mushya bishobora kuba biri kugenda imbaraga zigabanyukamo gake gake, ahubwo Haruna Feruzi bamutegereje muri match yo muri weekend. Bizaterwa nuko azitwara nibyo bizatuma bashira imbaraga ku mutoza w'umunyasenegal cyangwa se bakaba bamurekera ekipe. So ikindi ragarukaho ku bakinnyi bagiye batandukanye barimo Tony Kitoga, ariko Azizi Basane nawe rwose nawe hari ibintu ari kugenda atangaza nyuma yo gutanga uriya musaruro twabonye kuri match ya Rutsiro. Azizi Basane nawe ngira ngo murabizi cyane ko mu minsi yashize ni umwe mu bakinnyi bari baragiye bagaragara bakunda kunywa inzoga, bakunda kujya mu bakobwa cyane. Ariko Azizi Basane ku bantu bagenda baganira ku ruhande gahoro gahoro, numvishe uburyo ameze, ashaka kuba agiye gutanga umusaruro muri ekipe ya Rayon Sports. Ndagenda ngaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye byinshi cyane, ariko ikintu atarajyamo cyane ni ibintu by'ubuyobozi, kanigire ku bakinnyi no kuri pitch ndetse no ku mutoza ari kubona abakinnyi muri rusange, nabyo ndabigarukaho cyane. So rero ngira ngo nibyo kanze ndambure, ngiye kubirambura gake gake. Abakunzi ba Rayon Sports ngira ngo umuntu wese utarakanze subscribe nakande subscribe, ariko ngira ngo ni amakuru mukeneye cyane. So rero uko bimeze nuko Azizi Basane haba ibi bintu byo hanze y'ikibuga nyine bikunda kugora abakinnyi kuba batanga umusaruro mu ekipe yabo. Azizi Basane yarabigabanyije cyane. Azizi Basane urebye ku bintu byo kujya mu bakobwa cyane, mu nda, ibiki nyine byose nyine, ndetse no kunywa inzoga, Azizi Basane rwose ngo yarabigabanyije cyane. Kandi ngo nyuma yo kumva ko agenda yumva abantu benshi bavuga uburyo Azizi Basane wenda yicwa n'ibyo bintu, Azizi Basane agatekereza ko mu kwezi kwa mbere bashaka kugura undi mukinnyi w'umuwinga. Nabyo agenda byumva gahoro gahoro, akagenda yumva ibintu byinshi nyine bigiye bitandukanye bamuvugaho. Azizi Basane rwose ngarimo arareba imbere ku ruhande rw'iburyo cyangwa se rw'ibumoso bazajya bamukinishaho atanga umusaruro. Ikindi ariko expecting ko ashaka kuzabona ekipe mu gihe bayitwaye neza cyane. Nibyo bintu ubona ko ngagiye gukoraho cyane, ariko expecting ko yava muri ekipe ya Sport akaba yajya mu yandi ma ekipe agiye atandukanye. Ngira ngo murabizi ko n'amakipe muri Sudani nayo agiye kuba yagira gute yakina shampiyona y'u Rwanda. Ashobora kwitwara neza cyane akaba yabona ikipe gisumbuyeho cyane kurusha ekipe ya Rayon Sports. Azizi Basane ashobora kuba agiye gutanga umusaruro, umva ko ni ikintu cyiza cyane. Ku bakinnyi barimo Tony Kitoga, umutoza ukuntu ari kumubona mu myitozo ngo ari kubona ari umukinnyi mwiza, mu kuntu rwose kubona ngo ari umukinnyi mwiza. Ariko ikintu ngo ari kubona ari umukinnyi ne wenda ushaka kuba ari gukina ibintu bidatanga umusaruro cyane. Ariko icyo namenye nuko ngagiye agira gute, agiye kujya abona iminota kuri nimero 10 asimbuye Bigimana Bedi.
nicyo kintu namaze kubona cyangwa se niyo makuru namaze kuba namenya. Ubwo ni ibintu mba ndi kugenda nyuramo gahoro gahoro kugira ngo nze kwigaba kuri iyi nkuru ya Adama Bakayoko. Uyu mwana arambabaza cyane. Ubwo andi makuru, umutoza Aruna Feruzi umurundi, icyo mwamenya nk'abakunzi ba Rayon Sport nuko ubuyobozi cyangwa se Tade niwe urimo urabikurikirana, niwe ufite ekipe mu buryo wenda bwagutse. Uyu mutoza ashobora kuba agiye guhabwa imikino hagati y'ine n'itanu, hagati y'itatu n'itanu. Iyi mikino naramuka yitwayemo neza, uyu mutoza bashobora kuzamurika akageza mu kwezi kwa mbere, noneho babona umutoza mwiza bakaba bamuzana. Ariko namenye ko bitewe n'ibintu biri mu buyobozi no kuwa gatatu w'igitangira ngo muri ekipe ya Rayon Sport hariyo indi nama rwose kuri ibintu bigendanye n'amategeko, hariyo iyindi nama. Ubwo uyu mutoza Aruna Feruzi ikintu kiriho nuko ashobora kuba agiye guhabwa iyo mikino, ni nka test. Yaramuka yitwaye neza akaba yagumana ekipe, akaba yabona wenda na kontara. Ariko umutoza bitewe n'ibibazo nyine, imbaraga zo gushaka umutoza mukuru zirimo zigenda zigabanuka gake gake. Ariko birategwa nuko aritwara muri weekend. Biragira gute ko aritwara muri weekend, biramuha andi mahirwe yo kuba yaguma muri ekipe cyangwa se yagomeza gutoza nk'umutoza mukuru. Rero ubwo ni ibyo ngibyo kuri uyu umurundi Aruna Feruzi. Ubwo andi makuru nahoze mbigarukaho cyane, reka njye kuri izi nkuru ziba ziremereye. Izi nkuru ziba ziremereye cyane, ariko Aruna Feruzi nyimuriho. Aruna Feruzi ngafite hari akantu nyine karimo cyangwa se muri ekipe muri rusange, ngiri kubura umukinnyi umwe wenyine. Iri kubura umukinnyi umwe wenyine, ngari kwifuza uwitwa Forunganye cyane. We kubwo aravuga ati Forunganye mubonye iyi ekipe nayitwara kandi yakora ibintu bikomeye cyane. Ati niyo nabona Asumani cyangwa se Forunganye. Asumani we namenye ko rwose we bikomeye biracyagize, we aracyarimo n'iminsi. Ariko Forunganye we rwose arimo agenda agaruka gake gake. Ikintu bakora ni ukumurinda duweri mu gihe bagiye gukora imyitozo tactique, abakinnyi bagongana, we avamo. Ariko yari gukora ya myitozo isanzwe, bakina jongere biki, bakina na riboso nawe aba hari cyane. Murabizi cyane ko nawe yatangiye imyitozo, ariko ya myitozo nyine yoroheje wenda niko nabivuga. Aruna Feruzi we kubwo aravuga ati mbonye umwataka uri typique, kuko Yves Habimana nawe rwose ngo ugere kwitwara urwego rwe rwose ngo ntago ari urwa Rayon Sport. Kandi nawe biravuga ko hanze kibuga nawe ashobora kuba atitwara neza cyane, kandi na fitness ngo ni umwe mu bakinnyi bakoresha ibirometero bike cyane mu kibuga mu myitozo kabisa, ngo nawe ngo ntago abagenda cyane. Rero nibyo kuri izi nkuru zazicacara. Ariko mu buyobozi gato, uwitwa inama yabaye ku munsi w'ejo, uwitwa Prosper Muhirwa na Tadeyo bose ngo bari bameze neza, bari guseka mw'abantu ibibazo bamaranye iminsi. ariko ejo ngo Prosper Muhirwa yaza ari mushya, yaje rwose ubona ko ariko azanye ibitekerezo bizima, apana atitaye ko wenda bamaze gupfa ibintu by'umutoza. Ariko ngo yaje ari mushya mw'abantu mwe, ibintu bya Rayon Sport n'agatogo ntibamenye ibyo ari byo. Ubwo ikindi ngira ngo na audio mwayumvishe, Tadeyo muri ekipe Sport muri rusange, abayobozi bose nta n'umwe uri perfect cyangwa se nta n'umwe wenda bavuga ngo wamwizera cyane. Ariko Tadeyo baramuteze, bagiye bamutega ibintu byinshi. Iriya audio yankanze cyane, iriya audio avugana n'uriya mu mama kabisa. Byumvikanye ko rwose Tadeyo naho yariwe cyane. Hari ahantu iriya audio Tadeyo abazwa ku bagabo bagiye batandukanye, ba Paul Muvunyi, bagacinya tubabona ute. Hari byashoboka ko yari kuvuga ikintu kimwe gusa kigahita kimubirandura. Rero urumva ko ajya ategwa nyine cyane. Rero nibyo ku bayobozi bo ntago nabyinjiramo cyane, ngira ngo mubizi cyane abakunzi ba Rayon Sport. Ariko
uwitwa Sanana Innocent, ubwo ninjiye Sanana Innocent, umwana w'umuhungu nawe ngira ngo yatangiye muri pre-season yitwara neza cyane, ngira ngo muribuka igitego yatsinze Muhanga muri pre-season, byatumye wenda guma no muri equipe ya Sport, ariko nyuma yaho gose yahise yerekana umukunzi we kabisa ko yakubise ivi hasi, umukobwa w'inyarugenge. Uyu mukinyi rero Sanana Innocent nibyo yibereyemo, ibyo mu kibuga byo kare, ariko yewe nyine byo we birasanzwe, Sanana Innocent we na birasanzwe. Ariko uyu mwana Adama Bakayoko reka mbakubita inkuru ye. Uyu mwana w'umuhungu sezo ishize yabanaga na Forunganye na Yosudianye na uriya mukinyi w'umunyasenegali wundi w'umudefanseri Omar Nyinge, babanaga ari bane na Suleimani Hari mba mbyibukane, ariko Suleimani we yaje nyuma. babanaga ari bane na Erenga Kanga umukongomani, ni bari batanu, babanaga mu nzu imwe ari batanu. Noneho uyu mwaka utangira, uyu mwana Adama Bakayoko yahise ajya kwikodeshereza, kuko babahungaho ari batanu baba bonyine. Adama Bakayoko n'umwe mu bana cyangwa se n'umwe mu bakinyi yagaragazaga discipline yo ku rwego hejuru, ubona ko ibintu by'abakobwa atabirimo, ari nabwo yatangaga umusaruro akubita ibintu by'ibishoti. Uyu mwana w'umuhungu Adama Bakayoko rero yisezo yahise ajya gukodesha Igikondo, niho yibera cyane, ariko ku makuru atari meza ku bakunzi ba Sport cyangwa se no ku musaruro yagendaga atanga, nuko umwana w'umuhungu afite nimba ari umudamu, nimba ari umukobwa, nimba ari ndangamigo, sinzi uko nabivuga, ariko afite rwose umwe mu gitsina gore cyangwa se umwe mu bakobwa, wenda akambivuga gutyo kabisa. Amumereye nabi cyane, amumereye nabi, arimo icyitwa fitness mu kibuga, ntabwo mu myitozo n'umwe mu bakinnyi ngo bagira, ubona mu myitozo nyine ari ku rwego hasi pe cyane, ku buryo rwose ubona mu myitozo ari umukinnyi uri hasi bitabaho. Ubwo ari n'andi makuru rwose ari havugwa ko rwose ashobora kuba yanamuteye inda, hari ashobora kuba yaramuteye n'inda, ariko Adama Bakayoko ikintu ari kuzira muri iyi minsi, ikintu ari kuzira n'impamvu, kuko Adama Bakayoko yakaba yakina ku ruhande rumwe, aziza agakina ku rundi ruhande, ariko musigaye mubona ko rwose ari nubwo ajya no muri stade. Uyu mwana w'umuhungu rero ikintu ari kuzira ni icyo kiremwa mw'abantu mwe, arimo arazira icyo kiremwa cyane, icyo kintu ngo rwose kirimo kiramuhosinika cyane, kuko Adama Bakayoko ku rwego yari ari hose zishize, kuba agiye muri ubu buryo birakomeye. Rero birakomeye cyane, nuko byari bimeze kuri Adama Bakayoko. Bose afite ikiremwa kirimo kiramumerera nabi, kiri kumumerera nabi cyane rwose, urwego yari ariho ibintu birakomeye.